Nimugira amahoro nongeye kubasuhuza bene data nshuti zanjye kandi inshuti z'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Yesu nabishimire nabagirire neza aho muri hose, nk'uko bisanzwe ni mwene Siribane Jean Claude uje kubaganiza ijambo ry'Imana ry'uyu munsi dusanga mu mubwiriza ibice 12. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatandatu. Hanyuma ayo magambo ariyo niyo tugiye kuganira. Imana idufashe kandi tugire neza. Haravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa n'ibicu bikagaruka imvura ihise, n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi kandi intwari zikunama, n'abasyi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya bagahuma, kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa, n'ijwi ry'ingasire rigaceceka, kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni, n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi. Ni ukuri bazatinya ibiri hejuru, bafatirwe n'ubwoba mu nzira, kandi igiti cy'umuruzi kizarabya, n'igihore kizaba kiremereye, kandi kwifuza kuzabura, kuko umuntu aba ajya iwabo h'iteka, abarira bakabungerera mu mayira. Akagozi k'ifeza kataracika, n'urwabya rw'izahabu rutarameneka, n'ikibindi kitaramenekera ku isoko, n'uruziga rutaravunikira ku iriba, n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Uyu munsi rero ijambo Imana ishyize ku mutima riravuga ngo ni ijambo rimwe ry'ingenzi rivuga ngo Imana igukeneye kuyikorera ucyuzuye wese. Ucyuzuye wese Imana ikenera kugukorera, cyangwa se ikeneye kugukorera ucyuzuye wese. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amagambo dusomye ni amagambo yavuzwe na Salomo, umwami wa Isiraheli wa gatatu. Muribuka ko umwami wa mbere wa Isiraheli yabaye Sawuli, wagiyeho ashyizweho n'abantu mu busabe bw'abantu, abantu bigumuye banze ubuyobozi bw'Imana, bagashaka ubuyobozi bushyizweho n'abantu. Hanyuma yaje gusimburwa na Dawidi, washyizweho n'Imana kandi atoranywa n'Imana. Imana itugire neza cyane. Bibiliya abahanga baravuga ngo Salomo yari mwiza, ariko Dawidi yari mwiza hose. Hanyuma Dawidi yaje gusimburwa n'umuhungu we witwa Salomo. Salomo akaba yaramubyaranye na wa mugore wa Uriya. Imana itugire neza cyane. Hanyuma Salomo uyu yabaye umunyabwenge ukomeye cyane mu gihe cye ndetse no mu gihe cyose, nk'uko Imana yabimusezeranije ko ntawe uzagira ubwenge nk'ubwe. Kandi yabaye umuntu w'umuhanga cyane mu bintu by'ubwenge. Yabaye umuntu ukomeye cyane wari ufite ubwenge buturuka ku Mana, Imana yari yaramuhaye. Yanditse igitabo cy'imigani, yandika igitabo cy'umubwiriza, yandika n'igitabo cy'indirimbo ya Salomo. Bibiliya igaragaza ko uyu mwami ashobora kuba ari nawe wa mbere mu mateka watunze abagore benshi, kuko yatunze abagore 1,000. Hanyuma Bibiliya muvugaho byinshi, n'amateka muvugaho byinshi. Ndagira ngo twirebere amarenga arimo aca muri iki gice cya 12, aho avuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Haleluya. Ndagira ngo mubwire ko Imana ikenera gukoresha umuntu agifite imbaraga zose. Aha avuze umusore, ntabwo avuze umuntu utarashaka, avuze umuntu ugifite imbaraga zose. Aravuze ngo kuko hari igihe hashobora kuzaza iminsi mibi.
Imana itugire neza cyane. Muri iyo minsi mibi rero ishobora kuba imbere y'umuntu wese, hari ibintu yavuze mu buryo bw'amarenga ariko bigiye bifite icyo bivuze. Imana idufashe. Nibyo nifuza ko uyu munsi tuza kuganiraho kimwe kuri kimwe. Ku murongo wa kabiri yavuze ngo izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa n'ibicu bikagaruka imvura ihise. Imana idufashe. Aha yashakaga kuvuga iki? Ashaka kuvuga igihe umuntu akiri umusore, agifite itoto, agifite ubwiza, akisiga amavuta akamufata, akikoraho rikaka, ko Imana ikeneye kumukoresha ameza atyo. Bwana asifiwe sana. Ko imukeneye ameza atyo, agifite ubwo bwiza, agifite iryo toto, akigenda kumva ameze neza, agifite umucyo, abantu bakimwitegereza, bakimureba. Kubera ko hari iminsi mibi izaza, akaba isura ikihinahina, akazana ubuhwihwi, akazana iminkanyari, agahinduka ukundi. Rero icyo gihe ni igihe cy'iminsi mibi iri imbere y'umuntu wese. Imana igukeneye kuyikorera ugifite itoto, ugifite ubwiza, ukisiga amavuta akagufata. Icya kabiri haravuga ngo n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi. Abarinzi b'inzu ni iki? Abarinzi b'inzu ni amaboko. Ni igihe amaboko y'umuntu agikomeye, akibasha gukora, umuntu akibasha gukora akitunga, umuntu akibasha gukoresha imbaraga z'amaboko akabasha gutunga umuryango, umuntu akibasha gukoresha imbaraga z'amaboko akabasha kubeshaho abandi abinyujije mu mbaraga ze z'amaboko. Ndagira ngo mbabwire ko hari iminsi mibi iri imbere ya buri muntu wese, aho uzicara nawe bakakugaburira ukarya ibyo baguhaye. Urumva, nta bintu byo kuvuga ngo urashaka iki, ibyo ugenewe bikaba ari ibyo. Igihe amaboko yawe azaba asusumira, igihe uzaba utangiye gususumira, ni igihe cy'iminsi mibi kiri imbere yawe. Imana igukeneye umunsi wa none, ucyumva muri wowe hakirimo kime, hakirimo imbaraga, ucyumva wakora bikemera. Imana idufashe, itugire neza. Kandi yaravuze ngo intwari zikunama n'abasyi bakarorera kuko babaye bake. Intwari zikunama ni igihe umugongo wawe uzaba umaze gucika. Njya mbona abantu bageze kuri urwo rwego bagenda bunamye, ku buryo niyo wamuha miliyoni ukamubwira ngo niyeme ahagarare yeme nk'uko ujya ubikora atabishobora. Ni ukuvuga ngo intwari zarunamye. Imana idufashe cyane. Yageze ahantu atakinejejwe nabyo, ntacyo yakora ngo agende ahagaze. Yageze ahantu intwari zunamye, kandi ngo n'abasyi baba bararorereye, barabaye bakeya. Abasyi ni igihe amenyo aba atangiye kugenda avungagurika, agenda ahinduka nk'imivunde yumye. Imana idufashe cyane. Atakibasha guhekenya akagori, reka sinakubwira, ari ukumuhereza ibyo kurya binombanomye, ari ukumuhereza ibyo kurya byorohereye. Abasyi barorereye, amenyo yagabanutse mu kanwa, 36 yarashizemwo, agenda ashira, agiye asigara na mwamwe wagira ngo afite inyinya. Imana ikeneye ko uyikorera. Haleluya. Amenyo yawe yose acyuzuye mu kanwa. Haleluya. Imana ikeneye ko uyikorera ugifite amenyo yose mu kanwa, umugongo wawe ukiri muzima. Haleluya. Aho rero niho Imana igukeneye, aho niho Imana inkeneye. Haleluya. Kuko hari igihe uzagera umugongo ukunama, hari igihe uzagera abasyi babe bake mu kanwa, amenyo ashire. Imana idufashe. Haravuze ngo ku murongo waho wa gatatu, umurongo waho wa kane, ku murongo wa 3b haravuze ngo n'abarungurukira mu madirishya bagahuma, kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa. Abarungurukira mu madirishya ni igihe amaso y'umuntu azaba atakibona, utakibasha kwisomera Bibiliya, utakibasha kwisomera karetere, utakibasha gusoma, bigusaba kubanza gutira andi maso, nayo ngayo utira nayo ntabone, ugasanga umuntu ntakibona. Imana idufashe cyane. Ngo hanyuma n'imiryango
iherekeye ku nzira nayo igafungwa. Ni amatwi, ni igihe amatwi yawe azaba atacyumva kuguhamagara, ari bisaba kukwegera nabwo umuntu akavuga cyane. Icyo gihe nta muntu umwe kitari imbere. Wenda Imana idufashe tugire neza mwumva aya magambo. Abazagira umugisha wo kugera muri icyo gihe, Imana idufashe. Ni igihe kiba kigoye, kuguhamagara biba bitoroshye, kukuvugisha biba ari intambara, kandi amaso ntaba akibona. Ubu nyihungereza, umwana wawe guhagarara imbere ntubibone, umwuzukuru aguhagarara imbere ntumumenye, usigaye witiranya abantu, usigaye waracanganyikiwe. Icyo ni igihe kizagera, imbere yawe kirahari, kandi niho ugenda ugana. Imana ikeneye kuyikorera. Haleluya! Uyu munsi wa none rero, haleluya, Imana ikeneye kuyikorera. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ugifite amatwi yumva ijambo ry'Imana, Imana nibwo igukeneye. Haleluya, haleluya. Imana ikeneye ko uyikorera, amatwi yawe acyumva, amaso yawe akireba, ukibasha kumenya inzira ikujyana ku rusengero, ukibasha kumenya inzira ikujyana mu mujyi, ukibasha kumenya inzira ikujyana ku kazi, ukibasha kumenya inzira unyuramo ugenda ujya aho ujya kandi ukagaruka, ukijyana ukigarura. Umuntu akikuvugisha ukamenya ukuvugishije uwo ari we. Ilesando, Imana ikeneye ko uyikorera mu gihe gisa gityo. Imana ikeneye kuyikorera ucyumva neza kandi ukireba neza. Ku murongo wa 4 avuze ngo n'ijwi ry'ingasire rigaceceka. Noneho ijwi ry'ingasire, guceceka kw'ingasire noneho ni igihe amenyo azaba yaragushize mu kanwa yose neza neza, utakibasha kuvuga isosi, utakibasha kuvuga isosi, usigaye uvuga isosi ukavuga ngo ni isosi. Ibintu byose byaragucanze, ni ukuvuga ngo amenyo yaragushize mu kanwa, iminwa yaramanutse yarahuye, ibintu bimeze byarakomeye. Imana idufashe cyane. Ni igihe ingasire zizaba zacecetse, ngo kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi. Ni igihe ijwi ryawe rizaba ritakimeze neza. Uyu munsi wa none uraririmba akajwi ukumva kameze neza, ariko hari imyaka ijwi rizijyana ku buryo ntawe waguhagarika muri korari, ku buryo ntawe wakubwira ngo ririmba. Uyu munsi wa none ufite igitabo cy'indirimbo ariko ntujya uririmbira Imana. Imana ikeneye kuyiririmbira ugifite ijwi rizima, kuko hari igihe ijwi rizagenda neza neza ubu utakibasha kuririmba. Bajya baririmba, niba naririmba ntiwumve. Imana idufashe kandi nitugire neza cyane. Uzaba ugeze ahantu utakiryohewe, uzaba ugeze ahantu utakimenya ibiryoshye, utakimenya ibibishye, ibintu byose ubifata kimwe. Imana idufashe cyane. Salomo avuze kandi ngo ni ukuri bazatinya ibiri hejuru, bafatirwe n'ubwoba mu nzira, kandi igiti cy'umuruzi kizarabya n'igihore kizaba kiremereye. Aha, igiti cy'umuruzi ni igihe uzaba umaze kumera imvi nyinshi mu mutwe. Hanyuma igihore, kuremera kw'igihore ni igihe umubiri wawe uzaba ukuremereye, aho bakoze hose utaka, bakora ku mano uvuza induru, bakoza ku mutwe uvuza induru, umuntu akora ku musatsi uvuza induru, umuntu akora ahakoze hose widehera. Ni ukuvuga ngo ni hahandi uzaba uremerewe n'umubiri. Hari ahantu umuntu agera, hari igihe ubona umukobwa atambuka, akajya atambuka azunguza amabuno, agatambuka azunguza amataye, agatambuka yikaraga rwose ukabona arakomeye. Aho niho Imana igukeneye. Hari igihe umusore atambuka akabona nijeya, ugasanga rwose pinya zaraje. Yes, aho niho Imana igukeneye kuyikorera. Wipfusha igihe cyawe ufite uyu munsi wa none ujya mu byaha. Wifashe umubiri wawe w'umunyembaraga uyu munsi wa none ngo ujyane gusambana, ngo ujyane kunywa inzoga, ngo ujyane mu biyobyabwenge, ngo ujyane mu biki. Oya, wikora ibyo, kuko hari igihe igihore kizaremera. Ahantu hose umuntu agukoze utaka uvuza induru, za rubaga impande zaragukaditse, imitsi yarakugaditse, usiga urwara indwara nka magana ngahe. Ni ukuvuga ngo ni igihe igihore kizaba cyararemereye.
Imana idufashe kandi itugirire neza. Imana ikeneye ko tuyikorera imibiri yacu ikiri imitaraga, ubu utarwaragura, ubu udahora kwa muganga. Imana ikeneye ko umubiri wawe uwukoresha, ujya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Ijambo ryavuze ngo akagozi k'ifeza kataracika. Imana idufashe, akagozi k'ifeza ugifite ubushobozi bwo gukorera ifaranga ukaritahana, ugifite ubushobozi bwo gukorera inoti zawe ukazibika ku ikofi ugashyira kuri konte yawe, konte ikabyibuha ikajyaho miliyoni 2 cyangwa 10 cyangwa 50 cyangwa miliyari. Imana naho ngaho igukeneye, kuko hari igihe akagozi k'ifeza kazacika uburyo bubure. Imana igukeneye kuyikorera rero uyu munsi wa none, ibintu bimeze neza, ugihagaze neza. Imana iduhane umugisha kubw'ijambo ryayo twumvise, kandi ibihe byiza bikomeze kuba mu mitima yanyu. Nakwibutsaga ko Imana igukeneye uyu munsi wa none, ugifite imbaraga, ugishoboye, ugikomeye. Reka ngusengere. Senga uti Mana mpa imbaraga zishoboza kugukorera muri iki gihe, kandi nshoboza gukora umurimo wawe nk'uko bikwiriye. Uyu munsi wa none ngifite imbaraga. Urakoze Mwami Yesu. Sengeye mwene data mushiki wanjye wumvise ijambo ryawe, numuhereza umugisha, kuko tubonye ko amaherezo n'umwuka uzasubira iwabo, n'umubiri ugasubira iwabo. Tukiri ino rero, tukiri muri uyu mubiri, duha imbaraga zo kugukorera uko bikwiriye, kandi uzaduhe kugira iherezo ryiza. Ubwo umubiri uzasubira iwabo, ubwo umwuka uzasubira iwabo, uzaduhe kuzabana nawe iminsi yose. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom.